Yes inshuti za Ruta TV One, reka dutangire kandi tubakira hano kuri ya channel yanyu mumenyereye cyane ibazanira amakuru mashasha yo hirya no hino. Kuri uyu munsi rero twongeye kugarura Mama Shema cyangwa se Uwase Esperance. Twongeye kumugarura, niwe uduhamagaye atwibwirira yuko ashaka kutugezaho ikindi kiganiro. Nibutsa abantu benshi bagiye batanga amakomenti yose ndagenda nyageraho nyamubaze yose nyamubaze, hanyuma nanje abatanze amakomenti bambaza ngo ese kubera iki nashize ifoto zabo. Aba bantu banyihereye uburenganzira bwo gukoresha amafoto yabo kugira ngo tuyashire bamenye abaribo. Hanyuma kuri uyu munsi rero twakiriye kandi Mama Shema, twakiriye Mama Shema ngo mu kiganiro kandi afite andi makuru mashasha agiye kutugezaho, agiye kutubwira muri uyu mwanya. Rero Mama Shema tuguhaye ikaze, karibu wisange ni hajya usanzwe uza n'ubundi kuri ya channel ya Ruta TV One. Uhawe ikaze cyane, banza wikirize wenda abantu banumve ko wahageze. Ego. Hanyuma Mama Shema, hari akabazo ngiye kukubaza, wenda turahera mu makomenti uze kumbwira ayo makuru yandi mashasha wambwiye. Njewe yantunguye yananteye ubwoba, abantu nabo naza kubageraho ndabizi birabatungura cyane. Muri komenti abantu bagiye babaza ibibazo, barabaza ati ese ibyo bibazo muri kuzana ku ma social media ntabwo mwari kwicara ngo mubikemurire mu rugo rwanyu, mureke kubizana ku ma YouTube? Icyo kibazo wakidusubiza gute? Yatumye ubishira kuri YouTube. Kandi wa mugani wawe nkunganiye, abantu benshi hari igihe iyo wicecekeye n'abantu batamenya uwarenganye uwo ari we, ukaza usanga abantu ko baravuga ngo kanaka umugore we byagenze gutya cyangwa uriya mugabo byagenze gutya, ukaza usanga nyine ko biranafatira amakosa aho bitari. Siko bimeze se? Ya, uko ni ukuri kabisa. Hanyuma icyo kibazo cya mbere wenda turagisoje. Icya kabiri cyo nshaka nanakireka kubera nk'uko gisa n'ibyo wambwiye kandi ntaho byaba bigihuriye naco, ninshaka reka nkireke aho. Icyo ni kaco kibazo nari nzanye mu makomenti abantu benshi bagiye bambaza. Hari abandi bantu bambwiye ngo bashaka namba zanyu ngo nzibaheze ngo bivuganirane namwe. Jewe rero nkavuga ati se, nkabona abantu kuvuga ngo nkomeze mbabwire yuko mwanze kuko nzitanga, kabona ibo wenda batekereza ko ari njyewe wazimanye. Wababwira iki abo bantu basaba namba ngo nzibaheze zanyu? Okay, urakoze cyane. Ubwo abantu bose bahora bansabaga amanamba yabo, nizere ko mwiyumviye neza, Mama Shema arabasubije. Ubwo rero munkure tuze kuvuga ngo mbaheze namba. Hari undi mugabo wasenze ejo bundi yarambwiye nako yampaye comment, arambwira ati hari aho twari turi turasenga Imana inyereka gahunda yabo, ati nifuzaga kuyibagezaho. Ese uwo mugabo nawe twamuha namba?
ngo yamweretse gahunda zanyu ngo uburyo ngo urugo rwanyu bimeze, njyewe nashatse kumubwira ati ntabwo bari kwemera, mbona asa n'utabyemeye, ndamubwira ati reka, ndavuga ati reka nzaze hano mbikwibarize, niwemera nzayimuha. Oh, ngo ize namba yo zamwandikira. Hanyuma mama Shema, tugiye kwinjira mu kiganiro. Wampaye amakuru njenyine ku giti canje, ariko ndifuza yuko agera no ku bantu bose badukurikiranye, kimwe nuko wambwiye nawe ati ndifuza yuko aya makuru maze kumbwira, urambwira ngo wifuza yuko twayashyira kuri YouTube ngo abantu bose bakomeze bumve ibintu uburyo bimeze. Uhawe ikaze, tubwira ariya makuru neza, twese twongere abantu bose bongere babyumve rero. Mama Shema uri kuvuga buke. Yaramubomboye niko wavuze. Bakubwiye amakuru kuko bari kumwe. Ese waremeye nawe umuntu waguhaye ayo makuru, uramwizeye neza yuko papa Shema yaba yarabomboye, cyangwa se akimara kukubwira ayo makuru ntabwo wafashe telefone wenda ngo baze papa Shema? Ntabwo yakubesha. Aha, muri make wewe ibi bintu byagera ahangaha hose wari ugifite icyizere yuko muzongera guhura, cyangwa nawe wumvaga wenda biriya yakoze wenda nawe wumvaga ari byo ushaka gukora? Cyane kabisa. Nanjye ibyo nibyo byantangaje, kandi papa Shema akomeje kugenda yereka abantu benshi amakosa kuko ari we ariho. Nimba iki kintu yagikoze cyo kuvuga ngo aje gushaka undi mugore kandi yari akigufite, ndizera yuko abantu benshi bigera n'aharenze hano hanyu. Njyewe mama Shema nagweza urugero rw'umuntu nzi hano Kampala tubana, batandukanye n'umugabo bagira imyaka igera kuri 5. Umugabo atazi abana baba atazi uyu mugore aba, ariko ubu barahuye ejo bundi barakundana bimwe bya danje. Rero kuvuga papa Shema yifatira imyanzuro nkiriya, nje ndumva ari ibintu bitoroshe kabisa. Hanyuma we wari ugifite icyizere yuko muzongera kubonana mukabana? Uri muto.
ntabwo ari byo. Ese mama Shema, uh, u- uh, urumva sinzi nimba wankura muri yo paralele kubera ko hano biri kumvikana nabi, wenda abantu ntibanakumva. eh, urakoze. Nari ngiye kubaza akabazo kamwe numvishije wavuzeho. Netiwaka netiwaka yari yanze. Ubu turi kumwe? Okay. Ngiye kukubaza akabazo kamwe numvise uvuze ngo kuba yakoze biriya ngo ni imyanzuro yiwe, ngo mbese uko yahisemo ni uko kose. Uravuze ati njyewe nanjye mfite ubushobozi bwo kuba nabona undi mugabo mwiza, kandi nanjye ndacyari mutoya mu buryo nashakwa, cyangwa se nkemera nkabarera. Ukimara kumva ibyo bintu, hagati yo gushakwa no kurera abana ni iki kikuza imbere? Ni ukurera abana bawe? Aha, uri kumva wabarera nk'umuntu wahukanye ngo waruvuze rezo. Guys, mbibutse ko turi kuri WhatsApp ko uh, uh, WhatsApp y'uyu munsi. mm. Mm. Rezo iri kugenda icikira, ariko turaza kubigenza neza. Hanyuma akabazo ngiye kukubaza mama Shema, ngira ngo kuranyumva. Nuko akabazo ngiye kukubaza, ese hagati ni ukuvuga papa Shema, rezo iri kwigira nabi. Turi kumwe guys? reka nkupe nongere mpamagare. Guys, murabibona? Reka turebe kuko mama Shema ko network iri kwigira nabi, sinzi uburyo tubigenza. Aha, mama Shema, ubu turumvikana? Ego. Nari ngiye kukubaza ati ese ubu ngubu papa Shema hariya rero yerekanye yuko mu muryango w'iwabo mbese batakigufite. Ese urabaho ngaho uri nko mu muryango? Urabaho ngaho usa n'uwatashe? Wavuze ati wewe igikuru ni ukurera abana bawe. Wadusubiza kimwe muri byo, nimba wowe uri kwitekereza nimba uzaba nkaho ngaho warashatswe, cyangwa mbese uhagume gusa nk'uwatashe? Ni gute bimeze? mm. 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 Mama Shema, wadusubiriramo abantu bumve neza ntibumvise kubera amarezo. mm. Ni ukuvuga muri makeya nawe
Ah, ngasa nyine n'uwataje ariko sinavuga ngo ngenda komeza ngo undi mugore wabo kandi umugabo yaragiye gushaka undi mugore mm, narasigaye mm, mba nyine gusa n'uwataje ugakomeza n'abana banjye gusa naho umugabo rero ngaho nyine urumva ibyo yerekana nyine bisa n'aho byarangiye mm. Hanyuma famiye ya papa Shema ibo baravuga iki? Rezo guys, rezo iri kwanga, iri kwigira nabi uyu munsi, sinzi impamvu. Mama Shema, reka tumukupe twongere duhamagare. Katutegereze turebe ko yongera kuyifata. Ego, mama Shema turi kumwe? Sinzi niba ikibazo ari njyewe cyangwa nimba ari we, ariko ndi kubona hano mfite amarezo menshi, sinzi impamvu. Alo? Alo? Mama Shema, nari ngiye kukubaza akabazo. Rero mugani w'Abagande, iyi netiwaka ngewe iri kuntama kabisa. Alo? Reka twongere tumuhamagare, nibyanga tumenye yuko byanze, nta kundi none se two kwiyahura kugira ngo bikunde, bidafite gukunda mwogacwa. Igihe kimwe kiri mu gitasha. Alo? Yaje? Mama Shema? Amanetiwaka ari kwigira nabi cyane. Nari ngiye kukubaza, tese famiye yo kwa ba papa Shema cyangwa se nyine yo kwa ba Shema nta kintu bo bari kwibwira, mbese bibwiriza kugeza n'aho ibintu byageze kure? Nabonye abo muri famiye y'iwabo bakomeza nyine kumbwira ngo bari kubikurikirana. Nta bintu bigeze bakubwira basi ngo babe nk'abakuza hafi, mbese mu ruhande rwawe, cyangwa ibubona baja mu ruhande rw'umuhungu wabo? Simvuze famiye ya se, mvuze famiye yabo, umuryango, buri muntu wese kameme agira umuryango wiwe. Buriya ntabwo ibo bicara ngo ubone baje kukubwira nk'ijambo wenda riguhumuriza. iwe bari mu kumvugisha nyine bakambwira ngo noneho babonaga nyine ari ibintu bifite gushira kandi bakambwira ngo bababizi ariko ngo nababwiye byagenze kuriya nabo bari kubura icyo bambwira ariko izo nyine nyine banyereka ko turi kumwe nta kibazo. Bakwereka ko muri kumwe. Hanyuma kuba papa Shema yagiye, njye ntabwo numva ko umuryango wakwirukanye. Niyo mpamvu n'ubundi ukomeza, wowe ushaka wakomeza kuhicara kuko uhari. Sinzi gutakaza umwanya ngo nkomeze nicare gusa ngo ndi umupfakazi. Iyo uri umupfakazi ufata umwanzuro ukavuga ati wicare cyangwa ingende, ariko se umugabo arakwanze numara ukomeza wicare iwawe uri gukora iki? Biragoye kabisa, biragoye, ariko n'ubundi ugomba kwibuka yuko ari we ndoba yawe, nawe uri indoba yiwe. Hari igihe ejo n'ejo ubundi byamera neza. Si byiza ko abana uje kubarerera mu wundi muryango utari uwabo. Kameme nyine kwa ba mama wiwe naho ni iwabo, ariko ni byiza kubarerera iwabo cyane, njye niko mba mbyumva. Kandi ndatekereza abana babiri si bakeya, ni ukuri. Turi Ese bakeya ni benshi ariko bwakuvuga ngo nicare iwabo. Ubu ntapfakaye nabwo ntabwo nicara.
Mm. se n'ubwo wenda atari ariko si ikintu udafite umugabo ntafite bashobora se wa muntu bwamuvuga ngo wenda yarankundaga wenda ngo bazunguga cyangwa ngo ngireho ngo umutima ngo baragaruka Mm. sinamenye niba barabivuze sinamenye niba byaragenze ariko mbona njye tutari kumwe ko Mm. Oya, wa mugani wewe ni wewe umuzi kuko nyine mu bantu urumva ni wewe uba umuzi cyane kuturusha twese niyo tuba tuvuga twebwe tuba turi aho ngaho gusa ariko se nje inama naguha ni uko wakwegera famiye yabo ukababwira ikibazo cyabaye nabo ukumva icyo bakubwira wenda akaba ari cyo ugendera. ibo turabaganira nyine buri munsi Mm. ndagomba kubereka ibyo akomeza kunkorera ariko nabo bakabura uko bagira nabo baramuvugishije aho bigeze ubu nawe nta kibazo kubera ko azi ko ari we ufite amakosa yose Mm. None se papa Shema ko mperuka yemeza ko afite ubukwe kandi nawe warabivuze kuko afite ubukwe byaje kugenda bite kuvuga ngo abombore ntabagikoze ubukwe bamwangiye se yabuze abazomushingira byagenze gutara amakuru yabyo waba ufite ahubwo nuko uriya mukobwa niyo wari uzi ko afite umugore ariko iwabo ntibari babizi iwe ni bwawe bimaze iwabo bamubwira ngo batazajya kumenya ko yari afite urundi okay mbese niyo mpamvu yatumye bigenda kuriya niyo mpamvu yatumye bigenda kuri iyo pe papa Shema namugerageje kumuhamagara kuva cyagiye umbwira nyine amakuru yiwe ndamubura ku murongo ariko nawe nibiza kuza bigakunda wenda ko tuvugana nawe turaza kumva icyo abivugaho tumenye nimba ari ukuri yashatse hari igihe abantu bivugira amakuru atariyo kandi umuntu iwe wenda bari kumubeshera bibaho nabyo ariko niba wizera uwo muntu neza kuko ibyo yakubwiye ari ukuri nanjye nabyizeraho bukeya kuko umuntu nyine wabomboye azabigiye abura kuko papa Shema kabisa ku murongo yabuze turi guhamagara yabuze eri kukwereka yuko aheruka ku murongo ejo nko mu masaa 6 z'umugoroba imbaga aricyo gihe babomboye sinzi ariko se mama Shema nta kundi njyewe ibi bintu byanyu mukimara kubingezaho numvaga ari ibintu byoroshe nkavuga ati wenda bizanarangira vuba ntibizatinda kandi numvaga kuba bija hanze ari ukugira ngo amafamiye nayo abyirukankemo vuba vuba atabaze amafamiye atabaraje mu rugo rwanyu nyine kimwe rw'abana babo babaganirize babe babahuza none se kuva ibi bintu byaje hanze mwambwiye yuko igihe yaje batari bazi ibyabaye hagati yawe nabo ubu byagiye hanze ntabwo nka famiye yahamagaye papa Shema ngo iguhamagare nawe wenda ibe nkibagerageza kubahuza wenda swata bangire cyangwa wewe ngo wange babahuje byagenze gute papa Shema rero ndumva ikintu yakoze ndumva kitoroshe kandi urumva nyine impamvu ibintu bigera aho ngaho ntiyumve famiye nabo nawe atakumva urumva nyine ni umuntu utoroshe titwobitindaho cyane njye byarantunguye n'abantu benshi byarabatunguye mu makomenti nabonye nje muri cya kiganiro nageze naho ndi seka ndi kumva ibintu ari kuvuga nkumva ndi guseka bayida hari n'abantu benshi bagiye bavuga ngo papa Shema ngo ameze nk'umukomediye simbize ni ukuvuga umuntu wavuze ngo yubatse inzu abantu barabyakira baravuga ati kabisa uyu mugabo ararengana baravuga abantu bose ati uyu mugabo ararengana bukeye kangahe mu tubahuze mwembi noneho anananirwa kubesha
muri kumwe avuga kuko ahubwo ngo yubatse ari kubitekereza. None se umuntu yo kubaka inzu mu bitekerezo bibaye guko nguko no mu bitekerezo ho n'amahoro yoba yarabonetse muri Kongo, kuko umuntu azatekereza ukamubona rimwe amahoro nyine arabonetse, yakaba yarabonetse pe. Ariko ibitekerezo ntabwo uvuga ngo icyo watekereje utaragikoze wenda ngo waragikoze, aho ngaho iho aba ari amahimba kabisa. Kandi Papa Shema ntabwo nje hano kumugamba, ndabizi ikiganiro aracumva, ariko njyewe kiriya kintu yavuze abwira abantu, ega muri kuri channel yanjye mwaranyiyambaje, nje ngomba kubakoresha nyine kuko mwanyiyambaje kandi nkaje ahantu h'ukuri, akaba ariho nerekeza. Umuntu wavuze ngo yaguze inzu yarangiza akaza kubeshuza yuko atayiguze, kiriya kintu njyewe ntabwo nagishimye ko umuntu mwiyambaje kugira ngo mukorane. Hanyuma Mama Shema, umwanzuro wafashe n'umwanzuro ugiye guha abantu bose bamenye uwo ugiye kuba we muri iyi minsi ni uwuhe dusoza? Mama Shema, izo bintu muri kwa mushira imbere mwembi. Papa Shema araraka yagize gutya, umujinya utuye undi mukobwa. Nawe rero ugiye kutura undi muhungu? None se Mama Shema, akabazo nza kukubaza ari nako kanyuma. Kandi ukiri umwana muto. Ntabwo bya None se Mama Shema, ntabwo bigutera ubwoba kandi kuvuga ngo uzongere ushake amafaranga ku muhungu kandi uri n'uwongera umushoreho andi mafaranga, ntiwatekereza yuko nawe byazaba kundi? Cyane kabisa. Mama Shema, reka tugushimire, wakoze cyane kutugezaho iki kiganiro no gukuraho abantu urujijo no kutubwiza ukuri uburyo ibintu byifashe. Ubu rero abantu bagomba kwicara bazi ati bya bintu byarangiye gutya. Ubwo rero nizere yuko abantu bose bumvise uburyo ibintu byifashe kuri ubu. Mama Shema ati nanjye ubwanje namuka akoze ibintu warabitubwiye kuri cya kiganiro cya mbere, ati nagira icyo akora nanjye nzakora ikindi. Rero ubwo reka dutegereze, tuzareba nimba Mama Shema na save yiwe mu minsi mike tuyibona, cyangwa niba ari ubukwe nako kubomboka sinzi, ariko ntabwo wabomboka. Oya kabisa Mama Shema, reka ntabwo wabomboka, urumva uzikorera ubukwe. Mama Shema, reka tureke no kwirirwa dutinda mu bintu birebire cyane, gusa icyo nakubwira naguha pole, kandi imyanzuro uza gufata ize kukubera imyanzuro myiza. Utekereze neza, ntuhubuke,
utekereze uvuge ati kwera iki kintu tekereje unagira abo bigezaho bandi ibitekerezo babaze ati se iki gitekerezo ntekereje ni cyiza cyangwa ni kibi, kugeza aho ngaho nawe wenyine uraba wamenye icyo uri bukore. So turagushimiye cyane, turagushimiye wakoze kutwitaba. Wenda naho ubutaha nitukwiyambaza uzongera utwitabe, kandi nawe nutwiyambaza tuzongera tukwitabe. Mwarakoze cyane mama Shema. Yego yego. Aha guys, ibintu rero birakomeye. Muri yumviye ati mama Shema ubu ngubu namukuye ku murongo tukiya tuvugana nakubye, ni ukuvuga ngo mama Shema murumva ahantu biri na papa Shema murumva uburyo bimeze. Ubwo rero abaza gutanga inama mutanga amanama muri komenti turazisoma, nabo baza bazisoma. Wenda na famiye twayisaba kubyirukamo ibyo bintu ikabihagurukamo kabisa, ikabiha agaciro. Murakoze cyane, twari kuri Ruta TV 1, ntiwibagirwe gukora subscribe. Urakoze cyane.